bakunze inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa witwa Ella. Ni mu masaha y'ijoro, ari kwiruka mu muhanda n'ibirenge, bigaragara rwose ko hari umuntu ari guhunga kandi w'umugizi wa nabi. Ari kwerekeza rero kuri gare yari iri hafi aho ngaho, agezeyo maze ahita yicara muri bisi yihuta. Inyuma ye rero haje umupolisi wari ufite ifoto ye mu ntoki, agenda abaza abantu bose ati uyu mukobwa ntawe mwamboneye? Abandi nabo bati hoya, cyane cyane ko Ella yanyuze aho ngaho yashyize imisatsi mu maso kandi yambaye umupira ufite ingofero nayo yayipfutse mu maso ku buryo nta muntu wabonaga isura ye. Maze abantu bose bahakanira wa mupolisi bati uyu mukobwa ntawe twabonye. Yarasohotse rero atangira gusaka za bisi zari ziri aho imwe ku yindi, yarazisatse zose. Maze ageze ku yo Ella yari arimo ntiyamubona kuko Ella yari yicaye ku idirishya riri ku rundi ruhande. Maze wa mupolisi yese asigara aho ngaho arakaye kuko yarababajwe nuko atabonye uyu mukobwa. Ella rero nawe ya bisi yaramujyanye imusohokana uyu mujyi, imujyana ahandi hantu ku kirwa cyari kitaruye rwose kitari cyegereye uwo mujyi. Akigerayo rero yahise ashaka inzu yo kubamo, maze afata inzu yari iri mu ishyamba ukwayo kwa yonyine yubakishije imbaho, maze Ella aba ari yabamo. Ikigaragara cyo ntabwo yashakaga kuba hari undi muntu bahura, ntabwo yashakaga rwose ko hari undi muntu babaho begeranye, yashakaga kuba ahantu ha wenyine. Ntabwo tuzi rwose ngo Ella yahungaga iki muri ririya joro cyatumye ajya no kuba wenyine. Wa mupolisi rero yagarutse muri ya gare maze arababwira ati ndashaka amashusho yose yafashwe na kamera kuri uyu munsi. Barayamuhaye maze aragenda yicara muri biro arayitegereza neza. Agiye kubonabona Ella ari kwinjira muri bisi, ubwo ni ukuvuga ko yari amaze no kumenya icyerekezo iyo bisi yari igiyemo. Yahise avuga ati ndakubonye, reka nze ngukurikire. Ku rundi ruhande ariko uyu mukobwa ntiyari atuje habe na mba, yararyamaga ntasinzire, akarota umuntu ashaka kumwica. Gusa ntabwo tuzi ngo umuntu washakaga kumwica yari inde, rwose ntabwo yasinziraga, yararaga ashikagurika. Uyu mukobwa rero yarabyutse kugira ngo arebe ko basi yabona ikiba kimurangaje. Aravuga ati reka njye kugura irangi maze mbe nsiga muri iyi nzu. Yagiye rero kuri magaze yari iri hafi aho ngaho, maze akinjira asanga harimo akana gato k'agakobwa keza cyane. Gahita kamubaza kati none se tugufashe iki? Nawe ati ni wowe uri hano se? Ati none se mama wawe ari he? Undi nawe ati nta mama uhari, ahubwo nsigariyeho papa wanjye. Kakana rero karamubajije kati twagufasha dute? Umukobwa ati ubwo bimbajije ndashaka irangi. Umwana ati ugiye gusiga irangi? Umukobwa ati yego. Ati ndashaka gusiga irangi ku mbaho zo mu nzu yanjye. Ati none se ubwo wamfasha kumpitiramo ibara? Umwana ati cyane. Ati njye ndumva wasigamo nk'umuhondo. Ati cyane cyane ko umuhondo buriya usa n'izuba. Maze wa mukobwa araseka cyane, yari ashimishijwe n'aka kana rwose kavugaga ibintu byose gaseka. Kakana kahise kamubwira kati noneho reka nkuzanire ikaye iri hariya irimo amabara yose, maze wowe uhitemo iryo ushaka. Kagiye kuyizana rero, maze Liam aba arinjiye, ni papa w'aka kana. Ahita abwira uyu mukobwa ati none se wifuzaga iki? Wa mukobwa ati umwana wari uri hano yamfashije nta kibazo, ndashaka irangi kandi yagiye kunshakira ikaye irimo amabara yose kugira ngo mpitemo. Umukobwa rero yahise afata ya marangi maze arigendera. Abandi nabo baramubwira bati urakoze cyane kuduhahira, ariko yagiye yakunze ka kana cyane kandi rwose kari kanakunditse, ari akana keza cyane gashimishije. Bukeye rero uyu mukobwa yagarutse kuri ya magaze utwara irindi rangi, ariko aje asanga ntaryo bafite. Maze Liam ahita amubwira ati ndari gutumiriza, ubwo nzarikuzanira cyangwa se siga nimero yawe tuzakubwire ko ryaje. Umukobwa ati nta telefone ngira, ubwo birasaba ko ari njye nzigarukira. Ati ubwo kuwa mbere nzagaruka kureba ko naribonye ko ryabonetse. Akiva aho rero yahise asanga ka kana k'agakobwa akunda cyane n'ubundi kari gushushanya, maze karamubwira kati ibishushanyo ndi gushushanya ndumva nabikwihera. Yaragahobereye cyane maze afata bya bishushanyo arishima cyane kuko ako kana rwose kari gatangiye kumukunda kandi katamuzi.
Wa mupolisi rero nawe yakomeje gushakisha Ella, yafashe icyemezo cyo kujya gushakira aho ya modoka yajyanye Ella yari igiye, maze aragenda ajya muri iyo karitsiye akajya abaza inzu ku yindi abereka ifoto babaza ati uyu mukobwa mwaramubonye, bati hoya, ariko twibukiranye ko Ella we yari yaragiye akigira ahantu ha wenyine hatari umuturanyi n'umwe, akifatira inzu yari iri mu ishyamba yonyine, bishatse kuvuga ko nta muntu n'umwe wari uzi aho atuye. Yaramushakishije rero ahantu amazu yose arayazenguruka ariko aramubura. Ubwo rero wa mukobwa nawe akigerera kuri cya kirwa yahise ajya muri resitora iri hafi aho ngaho, asangamo umumama maze aramubwira ati mwambabarira mukampa akazi. Wa mumama yamuhaye akazi akajya amufasha muri resitora, hari hafi kandi y'aho Liam yakoreraga. Maze umunsi umwe rero wa mumama aramubwira ati abwira Ella ati uyu mugabo ureba Liam rwose afite ibibazo, ati umugore we yarapfuye apfa azize kanseri, ati none yasigaranye abana 2 wenyine, ati gusa nyine byaragoranye rwose kubyakira. Ella n'uyu mumama bakiganira hahise hahinduka rwose, ubona ko hasa nabi, imvura imbaye nkaho igiye kugwa. Maze uyu mumama aramubwira ati rero ubu ngubu tugomba kuva hano kuko inyanja iraje imere nabi cyane, ati tugomba kuba tuvuye hano mu kanya gatoya. Bari gutaha rero wa musore Liam yabonye Ella ari kugenda, maze atamuhamagara aramubwira ati irangi ryawe ryabonetse nta kibazo, nyura hano naryo ritware. Liam yaramubwiye ati reka ngo twaze kuko biraremereye. Umukobwa yihagarara ati nta kibazo ndabibasha. Yarateruye ageze imbere biramunanira, ariko yarakiri hafi aho ngaho rwose nko mu ntambwe 5, agatera intambwe imwe agatereka hasi. Liam wamurebaga yahise asohoka, maze araza arabiterura abishyira mu modoka aramutwaza. Ariko bageze iwe wa mukobwa yanze ko uyu musore yinjira mu nzu, aramubwira ati bimpereze, urakoze cyane kuntwaza. Uyu mukobwa ariko yakomeje kudatekana habe na gake, kuko uko yaryamaga yarotaga ari kurwana n'umuntu, uwo muntu yenda kumwica. Maze uyu mukobwa agafata icyuma akaba arakimuteye agahita yiruka. Iyo yarotaga ibyo bintu rero yahitaga abyuka akajya gukaraba, kuko yabaga afite ubwoba bwinshi cyane, nta nubwo yongeraga kuryama, yahitaga agoma yicaye. Nuko buzima yari abayeho kuva yagera kuri icyo kirwa, ntiyigeze rwose agira amahoro habe n'umunsi umwe. Gusa yakomeje kuba inshuti na Liam, bakajya baganira kenshi. Maze umunsi umwe mu gitondo Liam, kuko yabonaga uyu mukobwa bimugora gutaha, yafashe akagare araza agashyira imbere y'umuryango wa mukobwa arigendera. Wa mukobwa yarabyutse yarakahasanze asanga hariho urupapuro yamwandikiye, yahise agafata n'umujinya mwinshi agashyira uyu musore, aramubwira ati ni wowe wasize igare imbere y'umuryango wanjye? Undi ati yego, ati kuko nari ndifite kandi ntacyo ryakoraga, nabonye rero ryagufasha. Umukobwa ati ariko ntaryo nkeneye, kubera ko ntaryo nagusabye, ati subirana ibyawe. Umusore nawe ati mbabarira rwose kuba nakoze ibintu kandi ntabanje kukubaza. Uyu mukobwa yakomeje amubwira ati uramenye rwose ntuzagaruke iwanjye mu masaha y'ijoro tutabivuganye, simbikunda habe namba, igare ryawe ntaryo nkeneye rigumane. Ubwo yahise yivumbura ahita agenda. Wa musore aramubwira ati ariko iyo umuntu yagukoreye ikintu cyiza ibyo ari byo byose ushobora no kumubwira uti urakoze, biba bihagije. Ella yaragiye araryama abitekerezaho, maze yumva rwose yagize ikinyabupfura gike akurikije amagambo yabwiye uyu musore wewe rwose wari wamugiriye impuhwe akamuzanira igare. Yarabyutse rero asubira kureba uyu musore, maze aramubwira ati mbabarire cyane, nabitekerejeho rwose nsanga ntabwo nakubereye umuntu mwiza. Rya gare rero yararifashe maze atangira kurikoresha. Mu gitondo rero kindi yagiye hantu bakoreraga, maze agezeyo ahura na kakana k'agakobwa gahita kamuhobera cyane, karamubwira kati ndifuza ko twajyana ku mucanga kuko niho twari tugiye na papa na musaza wanjye. Noneho ako kana kakomeje kwensista kati tujyane, umukobwa ahakana. Maze papa we akaramubwira ati havuye mureke wimubangamira. Ariko wa mukobwa atavuga ati nta kibazo rwose, kuko umwana yakomeje kubinsaba reka tujyane, ahari nanjye nakwishima. Papa wabo yarishimye aravuga ati nibyo se koko urabyemeye ko tujyana? Undi nawe ati yego. Gusa aho mu modoka hari hicaye umwana w'umuhungu wari ufunze umutwe cyane, we rwose kuva mama wawe yapfa ntiyigeze aseka na rimwe, yahoraga arakaye, yahoraga afite imishiha, yari yarishyizemo ko bamwanga. We ntabwo yari umwana mwiza, nta nubwo yumvikanaga nka wa mwana w'umukobwa. Yari ari kureba nabi rero, ari kureba wa mukobwa cyane nabi, ariko aremerera avuga ati reka nze njyane namwe tujye kwishimisha.
baragiye barishimisha, barifotoza, baroga, bakora ibintu byose, bararoba. Uretse uyu mwana w'umuhungu wenyine niwe wakoraga ibitandukanye n'iby'abandi bari gukora, maze rwose baranezerewe uretse uyu wenyine, kuko yahoraga atekereza ko abantu bose bamwanga, nta muntu n'umwe umukunda. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe yabaga ashaka ko amwegera cyangwa se amuvugisha cyangwa se ngo amwereke impuhwe, ku buryo rwose yahoraga anabibwira papa we ati wowe ntabwo nkunda, ati niba uje kumfotora buri gihe ushaka kwifotorera amafi narobye, ariko ntabwo ari njyewe ukeneye gufotora. Liam yatangiye kubwira Ella inkuru z'ubuzima bwabo, maze aramubwira ati ni ukuri uyu mwana yari akiri muto ariko yibuka mama we neza, ati ni ukuri arangora, ati rwose ntabwo ajya anyumva. Maze Ella aramubwira ati humura, ibi ni iby'igihe gito kandi bizagera aho bishire, humura rwose azagera aho abyibagirwe, mutangire mwumvikane. Uyu musore yabajije Ella ati none se wowe kutambwira iby'ubuzima bwawe? Maze Ella aramusubiza ati ngewe rero nta hashize mfite, bifate nkaho rwose ubuzima bwanjye ari ubu butangiye, ati kuko hashize hanjye ntahahari, ubu ngubu ndi gutangirira kuri zeru, ubu nibwo butangiye, menya ubw'inyuma y'igihe twamenyaniye. Umusore yaramubwira ati nta kibazo, ati none se urifuza kuzaguma hano? Nawe ati ntabwo mbizi. Uyu musore yahise amubwira ati rero ejo ndashaka rwose kuzagutembereza, nkakujyana ahantu henshi hagiye hatandukanye. Yatangiye kujya amujyana ahantu hose, yajyaga atembereza umugore we, maze akamubwira ati ibi bintu rwose ntago nari narigeze nongera kubikora kuva umugore wanjye yapfa, gusa biragaragara ko ntangiye kwiyakira ubwo ntangiye kujya ngaruka ahantu twajyaga tujyana, ndetse nkumva rwose nkeneye no gukora ibintu twajyaga dukorana, ati kuko ubundi rwose narabyirindaga, ati ibintu byose bimwinyibutsa nabigenderaga kure. Bombi rero uko bagendaga bamenyana bagiye barushaho gukundana birenzeho, kandi uko ni nako aba bana ba Liam bagendaga biyumvamo uyu mukobwa cyane kurenza n'uko we bamwiyumvamo. Iyo basohokanaga barishimaga rwose, bakishimana nawe kurusha uko bishimana na papa wabo. Uyu musore rero yagiye yiyumvamo uyu mukobwa cyane rwose, atangira kumva ko ndetse akwiye kuza gusibanganya icyuho afite mu buzima. Uyu musore rero kubera ukuntu yari amaze kwiyakira, yaragiye afata igikarito yari afite cyari cyuzuyemo amaletire umugore wajyaga yandika igihe yari arwaye, ni ukuvuga yandikiraga buri wese ku giti cye. Atangira kubona ngo iletire yanditse ngo bazafungura umunsi uyu mugabo azaba yakoze ubukwe n'undi muntu. Abona kandi iyo yandikiye umwana we ku munsi we wa anniversaire, ndetse n'iyo yamwandikiye ku munsi azaba yabonye diplome. Urumva yagendaga bandikira amaletire y'ahazaza avuga nyine igihe uwo mumama atazaba ahari, ariko none habona indi yanditseho ngo iyi letire ni iy'umuntu uzakundana na Liam. Iyo yo Liam yayishyize ku ruhande, nta nubwo yigeze ayifungura, yarayibitse kuko ubwo nyine yari ifite nyirayo ibikiwe. Ayo yose rero yatangiye kuyafungura, agenda yasoma, maze arangije kandi arongera arayabika. Urukundo rero rwa Liam na Ella rwakomeje kuryoha rwose, bagahura kenshi, bagasohokana, bakaganira, ndetse rwose bakaryoherwa. Ku rundi ruhande rero niko wa mupolisi nawe atari yaracitse intege, yakomeje gushakisha uyu mukobwa, maze ajya iwabo w'uyu mukobwa. Agezeyo ariko yagiye mu ibanga rikomeye. Agezeyo sinzi ukuntu yagiye gukanda kuri telefone, yumva harimo message ya Ella abwira mama we ati wihangane ko natinze kuguhamagara, gusa aho ndi ndatekanye nta kibazo. Nubwo rero ataramubwiye aho ari neza, ariko uyu mupolisi kuba yarabonye nimero uyu mukobwa yahamagaje byari bihagije. Yahise afata iyo nimero rero, maze ayijyana kuri polisi kugira ngo ajye kureba ahantu yahamagaye ituruka. Liam yari asigaye abwira Ella ati ni ukuri ndishimye bitigeze bibaho, warakoze kuza mu buzima bwanjye kuko wansubije umunezero nari maze imyaka myinshi narabuze. Rwose ndumva meze neza cyane, kandi ndumva nta kintu nkibura. Nari maze igihe mfite ubwihebe bukabije, ariko ni ukuri kuva twamenyana numva ntangiye kuba mushya. Warakoze cyane kunkunda, kandi nanjye ndagukunda cyane, ujye ubizirikana nta kintu na kimwe cyadutandukanya. Ella nawe ati nanjye ndagukunda, ati sinari nzi ko nzongera gukunda umuntu n'umwe. Maze wa musore ahita amubaza ati none se hari uwo wakunze araguhemukira? Ella nawe ati oya ibyo tugihorere, nzaba nkubwira haracyari igihe, gusa rwose sinari nzi ko nzongera gukunda umuntu, ariko ni ukuri ndagukunda kandi cyane.
barakundanye rero bigera kure. Ubwo icyo nshatse kuvuga muracyumva. Uyu musore yari asigaye arara kenshi rwose muri ya nzu ya Ella, bari basigaye bameze nk'ababana. Abana b'uyu musore akenshi bararaga mu nzu bonyine, maze noneho wa wundi w'umuhungu akarushaho kumwanga, akavuga ati papa we yagiye kwinezeza akadusiga twenyine. Umukobwa nawe akamubwira ati rwose papa jya umureka, nawe aba akeneye kuruhuka mu mutwe. Ariko uyu muhungu ntiyabikozwaga kuko yakundaga nyina cyane cyane. Igitondo kimwe rero rwose hari habyutse ari umunsi usa n'iyindi, ariko ntabwo waje gukomeza gusa n'indi, kuko Liam yarabyutse yakira telefone y'umupolisi w'inshuti ye wakoreraga aho muri iyo karitsiye bari batuyemo. Aramuhamagara aramubwira ati ngwino ndashaka kuguha ikiraka, hari amarangi nshaka ko unshakira, hari ahantu dushaka gusiga. Liam yaramwitabye yihuta. Akigerayo wa mugabo amuha amabara yashakaga, ariko aramubwira ati reka nze nkurebere n'andi mabara dukeneye. Wa mugabo w'umupolisi yarasohotse, Liam asigara mu biro bye wenyine. Yasigaye rero areba impande n'impande, sinzi ukuntu yarebye ku gikuta ahita ahabona amafoto amanitse ya Ella yanditseho ngo arashakishwa kandi yabonwa yapfuye cyangwa ari muzima kuko yishe umuntu. Wa musore umutima wahise umuvamo, maze asohoka we yihuta cyane, ahita agenda yiruka ajya kureba Ella. Aramubwira ati nta soni, ubundi wowe uri muntu ki? Uzi ko nsanze ntakuzi n'izina ryawe ntaryo nzi, ni gute wanyihishemo kugeza n'igihe nkujyana no mu bana banjye? Mana yanjye we, ndicuza umunsi nahuye nawe n'ukuri, kuko wanyinjiriye mu buzima rwose ukinjira no mu buzima bw'abana banjye, kandi dore uri igikoko watwihishemo rwose. Ella ati mbabarira ngo usobanurire. Undi ati nsobanurire iki? Ati ko ntacyo wambwira ngo nyumve, ati ko nkeka ko n'izina wambwiye atari ryo ryawe. Yakomeje gushaka kwisobanura, ariko uyu musore aramubwira ati ntacyo rwose nkeneye kumva, kuko nta cyizere nakongera kukugirira. Ntabwo rwose nkeneye kumenya amakuru y'umwicanyi, ariko inama nakugira imwe gusa, gira vuba uve hano, naho ubundi baraje bagufate. Ella rero yahise agenda afata imyenda ye yose, maze ahita agenda ajya kuri gare kugira ngo koko ajye gutega ava aho ngaho, kuko nawe yaratangiye kugira ubwoba ko polisi yaba igiye kumufata. Ariko noneho wa musore nawe yabitekerejeho neza, aravuga ati ariko sinkwiye kureka agenda, ubundi kuki ntatumye ansobanurira. Yaramukurikiriye rero, arangije amusanga ha hantu kuri bisi yari agiye. Aramubwira ati ngaho mbwira uko byagenze kandi umbwize ukuri. Ella yaramubwiye ati umva rero, umugabo wanjye mu by'ukuri ni umupolisi, niyo mpamvu ntagombaga kwirirwa njya kumurika kuri polisi, niwe polisi wa ati yahoraga nkubita ijoro n'amanywa, ati rwose yarantotezaga. Ati rero umunsi dutandukana yendaga kunyica, yarankubise ashaka kunyica, maze mutera icyuma ariko cyamufashe ku kaboko, mba ndirutse ndamucitse. Ati rero yabonye mucitse ahita atangira kumpimbira ko nishe umuntu kugira ngo banshakishe bambone. Ati rwose ntaho mfiteho kurega, ntaho mfiteho kurenganurirwa, kuko uwakabaye andenganura ni nawe uri kundenganya. Ati rwose nta hantu namucikira, igihe cyose azamenyeraho undi kandi azahankurikirana. Uyu musore yahise amubwira ati humura rwose, wigira ubwoba, nzakurinda kandi nzagufasha, humura ntacyo uzaba. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ni ukuri twakabaye tugumana, ariko nanone mfite ubwoba kandi ndagukunda cyane, sinshaka kuguteza ibyago wowe n'umuryango wawe, dore mwari mwibereyeho neza mutuje, ariko rwose ngumye mu buzima bwanyu nabazanira ibibazo. Ubwo kandi uko bari kuvuga ibi ngibi, wa mupolisi we yari yarangije kugera kuri iki kirwa, yari yasinze cyane rwose ameze n'abagenda atemba. Yaraje rero ahitira muri rya duka rya wa musore, maze asanga harimo ka kana kakundaga kumusigariraho. Abarakabwira ati ndashaka amazi. Kamuhaye amazi, maze azana ifoto, arakabaza ati uyu muntu waba umuzi? Ka kana rero kabonye ari ya foto y'inshuti yako, maze karavuga kati oya ntabwo muzi, sindamubona na rimwe. Ariko nk'umuntu w'umupolisi aba azi kureba mu maso y'umuntu, yarebye mu maso ya kariya kana abona ko ibyo ari byo byose hari ikintu kazi. Yahise yigendera rero yigira mu modoka ye, maze amena y'amazi nk'ibisanzwe, yahita yisukiramo inzoga arinywera, arakomeza arasinda, aguma hafi aho ngaho. Papa wa kakana rero yahise yinjira, maze aterura kakana, barataha. Ubwo bwari bwije. Yahise atangira rero kujya kurikirana papa wa kakana, maze aza kubona yuko ajya kureba wa mukobwa, kubera ko Liam yazanye Ella, ariko aramubwira ati noneho reka gukomeza kuba mu nzu ya wenyine, reka tujye tubana, uze tubane mu nzu yacu kugira ngo rwose nkurinde unyegereye. Wa mupolisi rero yarabimenye, amenya ko ari aho ngaho bari.
Bidatinze rero iyi famiye yari yagombaga kujya guturitsa ibishashi ku nyanja, ubwo ndavuga fireworks. Noneho wa mwana mutoya yari yarwaye mu nda bikomeye, maze babona batamujyana. Era aravuga ati reka tugumane nta kibazo, mwebwe nimugende. Abandi bose baragiye, hasigara Era mu rugo na wa mwana. Ariko twibuke yuko wa mupolisi atigeze ajya kure habe na buhoro, yagumye hafi aho ngaho rwose, ariko bacungira bugufi. Yarabibonye rero ko bagiye, anamenya ko Era ari usigaye mu rugo wenyine. Yahise agenda yinjira mu nzu, maze yikinga ahantu, ariko Era yumva bimwanze mu nda, yumva ubwoba buramwishe, maze arahaguruka ajya gucunga ngo arebe mu nzu uko bimeze. Yabaye agihaguruka yumva rero ijwi rya wa mupolisi riramubwira riti, yo burya wogoshe n'imisatsi, wabaye mwiza ni ukuri. Era yarahindukiye, amubonye amaguru yanga gufata hasi kubera ubwoba. Aramubaza ati wowe se ugeze hano gute? Wa mupolisi nawe ati none se watekerezaga ko nazakubona? Ntabwo wari kuzanyihisha ubuziraherezo rwose, ntabwo byashoboka. Ndakubonye rero mugezeho kandi ndashaka kugutahana. Era ati ntabwo byashoboka, warambabaje rwose, warankubise wenda kunyica, ntabwo nkeneye kujyana nawe, uri inyamaswa, uri igisimba, ntabwo byashoboka. Ahangaha ubu ngubu niho iwacu, niho ngomba kuzaba ubuziraherezo. Wa mupolisi nawe ati sawa. Yarasohotse ajya hanze gatoya, yaragira ngo aragiye, maze aragenda afata esanse atangira kuyisuka kuri iyo nzu yose, arayizengurutsa. Nzi ko yarebeye mu idirishya abona ari gusuka esanse, yayizengurukije inzu yose, kandi afashe n'ikibiriti mu ntoki. Yahise amanuka yiruka, Era amusanga hasi aho yarari, maze aramubwira ati nta kibazo rwose, ngaho reka dutahe kuko nanjye ndacyagukunda. Ariko yaramubeshyaga, yagira ngo nibura arebe ko yamwambura na cya kibiriti. Era yarakijimije, maze wa mupolisi aramubwira ati nibyo se koko uri kuvuga? Undi ati cyane. Era yaramuhise amufata amusunika mu mazi hafi aho ngaho, ariko nuvuga ngo yari yarangije gucana n'ubundi umuriro wari warangije gufatwa. Maze Era arebye inyuma asanga ya nzu yatangiye gushya, kandi twibuke ko wa mwana w'umukobwa ariho yari aryamye. Era rero yagiye kuzamuka ngo asange wa mwana w'umukobwa, wa mugabo n'ubundi abavuye mu mazi, aragaruka bararwana. Ubwo rero abantu bari bagiye ku nyanja, Liam nawe yakebutse iwe abona inzira gushya, bahise baza biruka. Aravuga ati muze tujye kureba ibibaye. Yaraje rero asanga kakana gahagaze mu idirishya hejuru, ariko inzira gushya, kari kuvuza induru ati nimuntabare. Yahise akabwira ati humura ndaje, maze yurira inzu, yuririra ku mpande mu biti kuko zabaga ari inzu zikozwe n'imbaho. Yaragiye akuramo kakana, maze akagejeje hasi asanga n'ubundi Era aracyarwana na wa mupolisi byakaze. Wa mupolisi yari yakuyemo imbunda ashaka kurasa Era, barayirwanira, ariko kubera ukuntu bari bafatanye bagiye kumva isasu riravuze, maze Liam agira ubwoba cyane, aravuga ati Era baramurashe. Ariko agiye asanga rya sasu ryafashe wa mupolisi. Birumvikana ubwoba bwari bwose, gusa basanze Era atari upfuye, maze bahita bishima, bose barafatana, barahoberana, banga kurekurana. Ubwo rero bahise bajya kwa Era, kuko hahandi kwa wa mugabo noneho hari hahiye hakongotse, nta kintu na kimwe cyari cyasigaye. Gusa ya maretre umugore we yajyaga amwandikira yo ntabwo yari ari mu byahiye, kuko yari ari mu kintu cy'icyuma, maze ntiyashya. Yasubiye kuyashaka rero, maze aribamo ya letre yari yanditseho ko bagomba kuzayiha umukobwa azakunda, maze arayizana ayihereza Era, atakira iyi letre ni yawe. Era yarayifashe, ariko ntabwo yari azi birimo, kandi ntabwo yari azi ngo ni yande. Liam rero yahise amubwira ati ngiye kuba ndi kumwe n'abana hariya, ngaho yisome wumve ibirimo. Era yarayifashe maze arayifungura. Agifungura iyi letre rero yahise yikanga, kuko yatangiraga ivuga iti ku mugore umugabo wanjye azakunda. Ati kuba uri gusoma ibi ngibi bishatse kuvuga ko agukunda cyane rwose, kuko iyo aba atari wowe yahisemo ntabwo aba yayiguhaye. Ndifuza ko rero wazamukunda nk'uko nawe agukunda. Nkwandikiye rero iyi letre kuko hari ibintu by'ingenzi nifuza kukubwira. Ndishimye rwose ko mwahuye, nakabaye ndi hafi nkakubona, gusa n'ubundi ntawamenya wabona mpari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo rero akimara kubisoma yahise abona ifoto y'uyu mudamu yari iri muri iyi letre, maze arayireba arayitegereza, ahita akomeza gusoma ya letre.
yakomeje agira ati uretse umugabo wanjye n'abana banjye b'igikundiro rwose uri uw'ingenzi kuri njyewe, kubera ko ubu njyewe singihari naragiye, ubu rero bose ni abawe, gusa uzabiteho ujye ubasetsa igihe bababaye ndetse ujye ubitaho igihe barira, ujye ubahoza, ni ukuri uzabakunde uzabarinde ikibi, ariko nanone uzabigishe gutandukanya ibibi n'ibyiza. Gusa nanone nawe ntuzitere icyizere kuko nifuza ko rwose Liam yajya ahora atekereza ko akiri muto kandi afite umuntu akunda. Nifuza rwose ko umwana wanjye w'umuhungu yazakomeza akabona umuntu uzajya umufasha kujya kuroba amafi nk'uko abikunda. Ikindi kandi nifuza ko n'umwana wanjye w'umukobwa yazagira umuntu umufasha mu mwanya wanjye ku munsi we w'ubukwe. Nifuza rwose ko umuryango wanjye uzahora wuzuye kandi ibyo byose nibo uzabigiramo uruhare, ariko nanjye nzababa hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Era rero akimara gusoma aya magambo amarira yari yamwuzuye mu maso, yahise ahaguruka maze aragenda basanga aho bari bicaye kuko bari bigiye kure kugira ngo ahari batumve ibyo ari gusoma. Yarababwiye ati ndabakunda cyane kandi ni ukuri ntabwo nzabasiga, nzabaguma iruhande ibihe byose, ndetse rwose abwira abo bana ati nzabaho mama wanyu atari, muhumure ntacyo muzabura mpari. Maze abwira Liam ati kandi nawe ndagukunda, humura rwose sinzagusiga. Barishimye rero bahita bamera rwose nk'umuryango unezerewe, baraseka maze bareba izuba ryari riri kurasa. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyishoreje, ariko ntimukibagirwe gukora subscribe na like igihe mwakunze izi nkuru kugira ngo zijye zikomeza kubageraho. Ndabakunda cyane.